rero umuhanuzi icyambere nuko agomba kuba yaratojwe n'Imana, ariko nanone iyo Mana ikamutoreza mu bakozi bayo bari hejuru ye. Umuhanuzi ahanura bitewe n'urwego rw'amavuta yahawe, ariko uhabwa amavuta y'ubuhanuzi bwo mu kirere kigenda gisumbasumbana bitewe n'ibyo wanyuzemo. nanone hari igihe rero umuhanuzi ashaka guhanura nka runaka, ntabwo bikunda. Hari igihe n'umuhanuzi nanone ahabwa message akiri umwana, kubera ko aba agifite umwana, mvuga si mu myaka, kuko mu Mana twese turi abana b'Imana. Agahabwa message wenda Imana imuhamagaye, ariko ataramenya ese itambutswa gute, ese ahari hose navuga, ese navuga gute. Yesu Kristo niwe muhanuzi mukuru. Mbonereho kubwira n'abanyamadini barwanya abahanuzi, no kuvuga ngo si umuhanuzi uburwanya Yesu. Njya mbona bavuga ngo bacecekesheje wenda ngo abahanuzi kubera discipline nkeya yabo. Ariko burya umuhanuzi ntakwiriye gucecekeshwa, ahubwo akwiriye kuganirizwa. Uyu muhanuzi cyambere character ziwe, cyangwa se uburyo bw'imigendere, uburyo bw'imivugire, uburyo bw'imyambarire, aho yicara, aho agenda, nahitonderwa. Kubera ko yagira ibimuhumanya. Ni umuntu uba warerejwe gutanga amakuru y'ijuru. Mu cyimbo Yesu yakamanutse akava ku ntebe ari iburyo bw'Imana, anyura muri uwo muntu kugira ngo message Yesu ashaka gutanga ayishyikiriza abantu. Urumva ni umuntu utoroshye. Hanyuma uyu muhanuzi ubwo icyambere ni umwifato we ukwiriye kubuwe, nuko adakwiriye kwicara habonetse hose. No kuvuga ngo umuhanuzi w'Imana ikindi ni umuntu ugomba kuba afite imyambarire mizima, kuko nabyo rangaje atangamo ubutumwa bwiza. Abantu barabanza kureba ese umuntu uri guhanura atabasha no gufura umwenda. Hanyuma ikindi, ubwo ni mu buryo bwo agomba kugaragara. Ikindi nuko umuhanuzi w'Imana ntabwo akwiriye gutukana. Hari abantu njya mbona bari gufatana mu mashati ngo ntabwo muri abahanuzi. Ntabwo muri abahanuzi rwose. Umuntu w'Imana wese ukorerwamo na Kristo ntakwiriye kugira intonganya. Si umuntu winjira ahantu bari mu biganiro ngo apfe kuvuga ibyo yiboneye, kuko ashobora kubera umuvumo abandi cyangwa akabera umugisha abandi. Kubera akanwa ke kaba gafite icyo nakwita nk'ubumara. Turi abasirikare b'umwami wacu Yesu, twogejwe mu maraso y'umwami wacu Yesu. Ngo kubw'ijambo rye dufite tuzabaho no mu rupfu. Abahanuzi ni abasirikare ba Yesu Kristo, twabarira nko mu mutwe wa special forces, kuko ni abantu bagomba kuba badatinya urupfu, ni abantu bagomba kuba baranesheje isi. Imana si umuntu ngo yivumbure, oya. Uzabona abahanuzi banywa inzoga kandi bakivuga iby'Imana iri kuvuga. Uzumva abahanuzi bateraguye amadabana, ariko yajya ahantu yahanura ukavuga ati ibi ntambwiye nibyo. Kubera iki? Imana ntiyamwambuye ibyo afite, ariko uko abikoresha cyane waraba icyapa kiyobora abagenzi aho bakwiriye kujya, kuko Minerval ijuru ryamutanzeho ntiryayihomba. Agomba gusohoza umugambi w'Imana ishaka, ariko wakazajya mu muriro. Niyo mpamvu biri ivuga ngo kuri uwo munsi bamwe bazavuga ngo mwami mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga amadayimoni mu izina ryawe, none kubera iki watujyana mu muriro? Ni abantu baziranye na Yesu yahamagaye, hanyuma bo bakadeviye umugambi w'icyo yabahamagariye, wakabihorera bagakomeza gukora bazi ko bakiri kumwe mu bugingo, ariko baramaze guta ubugingo kera. Yesu rero kuko atari umuntu ntabambura impano, kandi akeneye ku bwami bwaguka, agakomeza kubakoresha, ariko bo bakaba ibikoresho by'imburamumaro. Ni ukuvuga ngo rero umuhanuzi uko akwiriye kwitwara mu gutanga message, agomba kuba ari umuntu ufite discipline kandi afite ubwenge bw'Imana. Iyo utarahabwa ubwenge bw'Imana itonde. Iyo uhanura rero ni ukwitonda. Ntabwo iyerekwa ryose barijyana kuri kamera. No. Kuko kuri kamera za Illuminati irimo iratureba, Freemason barimo baratureba, abapfumu bakomeye barimo baratureba. Nitumena amabanga y'ubwami bw'Imana mu bapfumu, ese birahesha Imana icyubahiro cyangwa birica ubwami bw'Imana?
ukiraho noneho nuza ukantunga urutoke kuri kamera kuri jewe. Yego. Ese ubwami bw'Imana burubakitse cyangwa burasenyutse? Burasenyutse. Ariho mbwira abanyamadini igisubizo si ukugicecekesha abahanuzi. Ahubwo niba umuhanuzi ananiranye mu itorero nacibwe mu itorero. Yego. Niwe mwaramugira inama abigicamuki. Yego. Ayo mavuta yangarane nibyo biri kuba ku bahanuzi. Yego. Dore rero abahanuzi impamvu badakunze kwemera kurerwa. Iyi mpano ni impano iremereye. Iyo yakiriye uba wabaye undi muntu wundi ugendera hejuru y'ibindi biremwa. Kubera ko uhishurirwa ibyo abandi batabona. Ni impano ishobora kuguteza ubwibone bukabije utabaye maso. None ugahita utandukana n'Imana. Ugahita utandukana n'Imana. Kubera ko ubwibone no kwishyira hejuru nibyo byakuye Satani ku ntebe yarari. Gusenga everyday. Gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Rero ngusuhuze inshuti ya Gusenga everyday, nizerere kumeze neza kandi nimba uri no mu bibazo wihangane, ibihe bizahinduka. Buriya ibihe bigenda bikuranwa mu bintu Imana yaremye ku isi. Nukuvuga ngo ibyago n'ibyishimo birangana ku muntu wese utuye ku isi. Uno mushobora kuba wishimye, ejo ukababara, ariko nimba uri mu bihe bibi rero wihangane, ibihe bizahinduka, nawe hari igihe uzishima. Hari igihe uzishima kuko umwanditsi yandika mu butumwa bwiza bwa Yohana yanditse mu gice cya 8:56 aravuga ngo sokuruza wanyu ngo yifuje kubona umunsi ngo kandi uwo munsi yarawubonye ngo arishima aranezerwa. Yari umve hari iminsi rero ushobora kumaza igihe ufite iminsi y'umubabaro n'ibyago umaze iminsi ubona, ariko hari n'umunsi nawe umunsi w'ibyishimo uzabona. Rero nimba uri mu bihe bibi rero ukomere, ndagukomeje, ntabwo bizakomeza bimeze ukuri kuba bibona, hari igihe bizahinduka. Rero Imana iguhumugisha. Mu bisanzwe muri kumwe nanje Manirakiza Edouard, abari mu Rwanda, mu bantu bakurikira Gusenga everyday, muza ku mwanya wa mbere n'abantu batuye mu gihugu cy'u Rwanda. Tubabwire ngo Imana ibahe umugisha. Dufite hano ibintu bitugaragariza abantu bagenda dukurikirana. Abari muri mu Rwanda gose Imana ibahe umugisha cyane mu nshuti za Gusenga everyday. Abari muri mu Burundi namwe muza ku mwanya wa kabiri, tubabwiye namwe ngo Imana ibahe umugisha. Shalom shalom mu nshuti zacu kandi turabakunda cyane. Ari mu biyaga bigari mumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge, turabakunda mu nshuti za Gusenga everyday. Abari mu Burayi Imana ibahe umugisha, abari muri Aziya Imana ibahe umugisha, abari muri Australia Imana ibahe umugisha, abari muri Amerika Canada Imana namwe ibahe umugisha mu nshuti zacu. Turabakunda cyane kandi tuzi ko muzadusengera, muradukunda cyane, muduhoza ku mutima. Imana ibahe umugisha cyane, turabakunda. Nkuko mubona ari kuri kamera ya Gusenga everyday, turi kumwe na Apostle Evode. Uraho neza Edouard. Imana igumusha cyane. Murakoze cyane n'abantu bo kuri Gusenga everyday. Imana ibahe umugisha mwinshi. Ego nk'intumwa watangira usenga Imana nko kurazi cyane yacu gusenga buri munsi, watangira usenga Imana. Reka dusenge. Mana mu izina rya Yesu turagushimiye muri uyu mwanya mwiza w'ingenzi wo kumva icyo utekereza mu bakozi bawe, cyangwa se wo gutambutsa ibiganiro byungura ubwami bw'Imana mu bantu baburimo. Nyemerera imyuka mibi yose itsindwe. Hari birwanya umurimo wawe, hari birwanya bera, hari imbaraga zibudikiye isi z'umwijima. Tuzamuye ububasha muri uyu mwanya. Utegeke uganze muri uyu mwanya, wimura imisozi itabimenye muri uyu mwanya. Kandi umuntu wese ukurikirana ibiganiro dukora hano, reka ahabwe umugisha nawe. Twatuye imbaraga zibohora kandi imbaraga zifite icyo zungura abantu mu bugingo bwabo. Urakoze, ubane n'umukameraman, ubane n'umunyamakuru wawe, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusabye twizeye, amen. Amen. Reka gushimira nkubwire ngo Imana iguhumugisha ko witabiye ubutumire bwacu bwa Gusenga everyday. Urunshuti ya Gusenga everyday n'inshuti za Gusenga n'abakurikira Gusenga everyday, n'inshuti zawe cyane baragukunda. No muri comment ureba bagenda bavyandika, babora twandikira message kuri za WhatsApp. Niyo umaze iminsi utagaragara batubaza ati se ari heye ko tumaze iminsi tutamubona, baba tukwishyuza. Rero Imana ishimo ko ugarutse kuri Gusenga everyday. Rero nk'intumwa rero uyu munsi tugiye kubaza, hari ibiganiro tumaze igihe dukora tuganira ku biganiro bijyanye n'abahanuzi. Hari ibyo tumaze igihe dukora, tumaze kubikora inshuro nyinshi. N'uyu munsi tugiye gukomerezaho. Ese uyu munsi ikintu tugiye gukomerezaho, tugiye kuganira ese ni gute umuhanuzi yatambutsa message ntigire inkomyi. Ni gute umuhanuzi yakwitwara? Ese umuhanuzi yakwitwara ate? Nibyo bintu tugiye kuganira nk'intumwa yo kuvuga ngene umuntu, kuko hari ukuntu umuntu ashobora kumva ijwi ry'Imana
hari uko imana ishobora kugutumeho bamubwira umvuge bino bintu hari nuko imana ikweforuma ibintu ikabikubwiye ngo ubisengere ikaba itagutumye kubivuga nk'intumwa rero uyu munsi nitugiye gusesengura turebe se umuhanuzi yakwitwara gute ese ni ngombwa ko umuhanuzi yaza kuri kamera cyangwa mu iteraniro umuhanuzi yabwira umuntu ati wowe imana ukavuga icyaha mu iteraniro rigari ese yabigenza gute nicyo twagutumiye nk'intumwa murakoze cyane imana ibaha umugisha ku kiganiro cyiza no ku kibazo cyiza umbajije ni ikibazo abantu benshi bifuza kumenyaho amakuru menshi cyangwa no gusobanukirwa ariko wenda twebwe ntiturabikora nk'ubusesenguzi bw'isi busanzwe turi kugira ngo dusesengure tumenya ngo ese umucyo wajyaho ku bahanuzi ni uwuhe icyo bibiliya ibivugaho iki n'icyo bibiliya ibivugaho ni iki kuko bibiliya ni ijambo ry'Imana niyo myizerere yacu kandi ni umuyobozi mwiza. Dawidi yaranditse aravuga ngo ijambo ryawe nitabaza rimurikira ibirenge byanjye hanyuma kugira ngo ntasitara. So rero umuhanuzi icyambere nuko agomba kuba yaratojwe n'Imana ariko nanone iyo Mana ikamutoreza mu bakozi bayo bari hejuru ye. Ngira ngo duhereye kuri iki Elisa yagiraga abana b'abahanuzi yatozaga. Umuhanuzi ahanura bitewe n'urwego rw'amavuta yahawe ariko uhabwa amavuta y'ubuhanuzi bwo mu kirere kigenda gisumbasumbana bitewe n'ibyo wanyuzemo nanone. Hari igihe rero umuhanuzi ashaka guhanura nka runaka ntabwo bikunda. Hari igihe n'umuhanuzi nanone ahabwa message akiri umwana kubera ko aba agifite umwana mvuga si mu myaka kuko mu Mana twese turi abana b'Imana. Agahabwa message wenda Imana imuhamagaye ariko ataramenya ese itambutswa gute, ese ahari hose navuga, ese navuga gute. Turabanza kwigira rero kuri Yesu tutagiye kure cyane. Yesu Kristo niwe muhanuzi mukuru. Mbonereho kubwira n'abanyamadini barwanya abahanuzi no kuvuga ngo si umuhanuzi uburwanya Yesu. Kandi uburyo bamwe banabikoramo bagenzi banjye njya mbona bavuga ngo bacecekesheje wenda ngo abahanuzi kubera discipline nkeya yabo. Ariko burya umuhanuzi ntakwiriye gucecekeshwa ahubwo akwiriye kuganirizwa, guhugurwa niko kuganirizwa. Noneho kamubwira rero mwana w'Imana twakubanjirije mu muhamagaro ibi iyo bitanze gutya bibyara ibi. Yesu ni umuhanuzi mukuru. Gute rero muribuka ko ari guca i Yerusalemu bamweretse urusengero isinagogi. Yego. Baramubwira ngo dore bari barimo bishengura cyane birata bati urabona urusengero dufite rw'i Yerusalemu rwa Salomo rwiza cyane 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 dore amazahabu dore uko rwubatse. Abona nyine bishimiye ayo matafari ariko yitegereje uburyo batari kwakira iby'ubwami bw'Imana yabazaniye batanamenye uwo ari we arababara. Arababwira ngo ndababwiza ukuri ko uru rusengero mubona murushenye narwubaka mu minsi 3. Yego. Yarashatse kuvuga ko azapfa mu minsi 3 akubaka urusengero rudapfa gusenyuka rwitwa umutima. Bibiliya nayo ikavuga ngo ese ntabwo muzi ko imibiri yanyu ari insengero z'Uwiteka Imana. So tugarutse wenda kuko iyo n'inyigisho kwayo nari nifashishije umuhanuzi mukuru uhagarariye abahanuzi ku isi yose. Bibiliya iravuga ngo nanone mu isezerano rya kera Imana yavuganaga n'abantu iciye mu kanwa k'abahanuzi. Ngo ariko mu isezerano rishya ivugana n'abantu bayo iciye mu kanwa k'umwana wayo ari we Yesu Kristo. Rero umuntu ufite Yesu aba ari umuhanuzi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Turabanza tuvuge ibyiciro by'ubuhanuzi kugira ngo tuze kugera aho tubwira abahanuzi uko bakwiriye kwitwara. Icyambere umuntu wese wakiriye umwami Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe akimara kumwakira muri we abahindutse umuhanuzi. Mu buryo bumeze gute? Hari abahanuzi bashinzwe kugaburira abantu no kwambika abantu. Uwo ni umuhanuzi. Muri hariya ucuruza imyenda kabona umuntu ubabaye akamwambika abahanuye. Kuko ubuhanuzi ni ibikorwa si imvugo gusa. Uburyo bwa kabiri hari abahanuzi baba ku nsengero
bano bamama bakoropa, bano basaza bakoropa n'abasore bakoropa urusengero bagatera intebe neza. Iyo atera intebe neza agategura uruhimbi neza ni umuhanuzi uri guhanura mu buryo bw'ibikorwa. Kuko muri Kristo Yesu impano zose zikora mu buryo bwa gihanuzi. Ni ukuvuga ngo ikindi cyiciro ubwo ni ubuhanuzi bw'ibikorwa, kuko hari nk'umuntu uguhamagara akakubwira ngo Imana yantegetse kukugurira ibi n'ibi. Uwo muntu urumva atari umuhanuzi? Yaganiriye na Yesu, kandi ibyo Yesu yamubwiye arabikutumikiye, arabizanye. Nawe ni umuhanuzi. Umuhanuzi ni uwakira nawe agatanga mu buryo bw'ubukristo. Hanyuma ikindi cyiciro, ariko ibyo maze kuvuga abenshi ntibakunda kumenya ko ari ubuhanuzi, ariko bugendana n'imirimo myiza, nanone bushamikiye ku mirimo myiza. Hanyuma hari ubundi muhanuzi rero uhagarara abwiriza ijambo ry'Imana. Soma ibyahishuwe byatangiye gutya gutya na gutya, akabaganisha aho ashaka ko aho Imana ishaka ko abo bantu bagera ari kubwiriza. Uwo nawe ni umuhanuzi uhanurira mu ijambo ry'Imana. Hanyuma aho sindahatinda cyane, birumvikana ni umuntu wese uhagarara imbere y'abantu barenze umwe babiri akababwira inkuru nziza y'agakiza k'ijambo ry'Imana. Ni umuhanuzi ariko ufite Kristo muri we. Hanyuma tugiye ku muhanuzi noneho wa nyuma na nyuma uba ukomeye, hanyuma wahawe impano ikomeye iremereye, isaba guhingirwa, isaba gutera imbuto, isaba kuhirwa, isaba kugaburirwa, isaba no kuyuhagira. Ubwo mvuzamo ibintu byinshi aho ngaho. Ni umuntu wahawe icyo bita urusinga rw'ubuhanuzi, connection iva directement mu bwami bw'Imana. Twamwita nk'umunyamakuru w'ijuru. Hari umuririmbyi uvuga ngo twemezwa n'iki ko tuzajya mu ijuru, aravuga ngo ni umwuka wihoraho. Yego. Hanyuma undi nawe akavuga ngo nkunda kumva amakuru y'umurwa, ngo uri kure cyane ahatagera ibyago, ngo kandi umucyo n'umwana w'intama w'Imana. Uyu muhanuzi rero niwe tugiye gufokasingaho cyane. Ni umuntu ukwiriye kwitonda, ariko nanone n'abantu bakwiriye kumwitondera. Uyu nguyu murabona Eliya w'itishubi, Eliya mu isezerano rya kera, ubwo muri Isiraheli hariho ibibazo bikomeye. Umwami Ahabu yarashakanye n'umugore wizereraga mu bigirwamana. Uwo mudamu yinjije ibigirwamana mu nzu ya Isiraheli. Twabigereranya nk'ibishyingiranwa muri kino gihe cya none. Muri ibyo atahanamo n'ibigirwamana. Umwami yisanga nawe atazi ukuntu Isiraheli yinjiye mu kaga gakomeye, yisanga abahanuzi b'ukuri nabo bari kwicwa kandi bicwa n'ubwami. Hanyuma Eliya yari ari mu buvumo, ririvuga ko ngo yari umugabo w'imwemwe ariko ufite connection y'ijuru, ari umuhanuzi. Arahaguruka, Imana ntiyari imubwiye ngo ahaguruke, ariko arahaguruka amaze kubona ibintu bibaye akavuyo, ajya ku mwami Ahabu. Aramubwira ngo kubw'agasuzuguro, ntabwo yavuze ngo Imana irantumye, yaravuze ngo kubw'agasuzuguro wasuzuguye Imana ya Isiraheli ukica abahanuzi, imvura ndayifunze n'ikime ndagitwaye kugeza igihe cye nzategekera. Umuhanuzi impamvu mvuze ngo nuwo kwitondera, hari abantu benshi mbona bakomatinga ku buhanuzi kandi bagatanga komanteri ziri negatifu, ziri mbi, zitari nziza. Umuntu agahabwa message, umumama, umushumba cyangwa se umuntu uwo ari we wese wahamagawe n'Imana akavuga ngo Imana yantumye. Usanga hari abandi bantu bari gutera amabuye uwo muntu. Buriya usibye ko muri kino gihe cy'imbabazi za Kristo ari cyiza, umuhanuzi ikintu yakwaturaho kikubaho byanga bikunda, kuko Bibiliya iravuga ngo nimukuri bishimwa mu bigayo muzaba kanwa kanjye, muzahinduka nk'akanwa k'Imana. Ni ukuvuga ngo umuhanuzi rero ufite connection y'ijuru, rezo, urusinga rw'ijuru, nuwo kwitondera, nuwo kwitwararikaho. Ntabwo aba ari umuntu usanzwe, aba yajyanwe mu kindi kirere cyo kugira ibyo akuraho, ahagaze muri power ahabwa n'Imana, ahagaze mu bubasha
bwa Kristo mu cyimbo cya Kristo, kandi icyo yakwatura yaba kibwiwe n'ijuru cyangwa we agitekereje kiri mu nyungu z'Imana, Imana iragikora. Uyu ni wo kwitonderwa rero. Hanyuma uyu muhanuzi imyitwarire ye igomba kuba iyihe? Umvuga amaze kuvuga mu ruhande rw'abamutega amatwi. Imyitwarire ye ikwiye kuba iyihe? Number 1, umuhanuzi utumwe n'ijuru, urimo Kristo Yesu, nawe akaba ari muri Kristo Yesu. Uyu muhanuzi cyambere caractère ziwe cyangwa se uburyo bw'imigendere, uburyo bw'imivugire, uburyo bw'imyambarire, aho yicara, aho agenda, nahitonderwa. Kubera ko yagira ibimuhumanya. Ni umuntu uba warerejwe gutanga amakuru y'ijuru. Mu cyimbo Yesu yakamanutse akava ku ntebe ari iburyo bw'Imana, anyura muri uwo muntu kugira ngo message Yesu ashaka gutanga ayishyikiriza abantu. Urumva ni umuntu utoroshye. Hanyuma uyu muhanuzi ubwo icyambere ni imyifato, umwifato we ukwiriye kubuwe, nuko adakwiriye kwicara habonetse hose. Biragoye kubona umuhanuzi w'Imana uhanura iby'ubwami bw'Imana, utanga message z'ubwami ari mu nzu y'abapfumu. Ntabwo byemewe, kuko Bibiliya iravuga ngo uri muri mwe aruturi muri bo. No kuvuga ngo umuhanuzi w'Imana ikindi ni umuntu ugomba kuba afite imyambarire mizima, kuko nabyo rangaje atangamo ubutumwa bwiza. Abantu barabanza kureba ese umuntu uri guhanura atabasha no gufura umwenda cyane. Ubwo ndi kugira inama abahanuzi mu kinyejana tugezemo, uko kera bwo umuntu yaranahanuraga arwaye amavunja bakumva iby'Imana ivuga, ariko ubu ngubu byaba ari ukwica ubutumwa kubera hisi igize gute igeze. Ariko nanone biravuze ngo umuhanuzi akwiriye kuba ari umuntu ugira isuku, kuko Yesu agira isuku. Kandi impamvu mvuze iki ngiki nuko azatumwa hakomeye nahoroheje, kugira ngo hadahinyurwa bwa butumwa bwiza. Agomba niyo yaba afite igitenge kimwe agomba kugifura. Hanyuma ikindi, ubwo ni mu buryo bwo agomba kugaragara. Ikindi nuko umuhanuzi w'Imana ntabwo akwiriye gutukana. Hari abantu njya mbona bari gufatana mu mashati ngo ntabwo muri abahanuzi, ntabwo muri abahanuzi rwose. Umuntu w'Imana wese ukorerwamo na Kristo ntakwiriye kugira intonganya. Bibiliya iravuga ngo umugaragu w'umwami Imana ntakwiriye kugira amahane, niko Bibiliya ivuga. Hanyuma Bibiliya ikavuga ngo kandi ngo umuntu wese ugabura iby'Imana, umuntu wese w'umugabura w'iby'Imana yihesha agaciro nk'umugabura. Rero muri karakteri z'abahanuzi, umuhanuzi ni umuntu ugomba kuba afite umwifato mwiza imbere ya rubanda, udapfa kuvuga ibyo abonye kandi utuje, kubera ko umuhanuzi agomba kuba atuje kugira ngo ijwi ry'Imana rikore. Si umuntu winjira ahantu bari mu biganiro ngo apfe kuvuga ibyo yiboneye, kuko ashobora kubera umuvumo abandi cyangwa akabera umugisha abandi, kubera akanwa ke kaba gafite icyo nakwita nk'ubumara. Hanyuma tugiye rero mu mwuka, uburyo bakwiriye gutanga ubuhanuzi bamaze gusa neza, bamaze kumenya karakteri zabo uko bakwiriye kuzitwara. Niba uri umunyamahane, amahane yawe yabike unayasengere akurweho. Iyo uri umunyamujinya, sengera umujinya ugushiremo, ujye utanga ubutumwa butarimo ubugome. Ko hari igihe umuntu aba afite umujinya, yahabwa message akajyana ibintu mu mujinya we, kuko yanga abantu, akaza ati irabakindagura bamare mwese, cyangwa se kuko yagize umujinya akabyuka abantu bose ari ukuvuma, umuntu umubwiye nabi wese ari ukurira umusozi avuma. Ntabwo bikwiriye ku muhanuzi w'iki w'Imana. Ndifashisha urugero rw'igihugu icyo ari cyo cyose n'igisirikare icyo ari cyo cyose. Umusirikare igihugu iyo kimuha imbunda, ntabwo kimuha imbunda ngo arasa abaturage, bamuha imbunda ngo arinde ubusugire bw'igihugu, arinde n'abaturage. Niko ntekereza hari nubwo ntabaye umusirikare.
ariko iyo afashe akaba yahera ku murongo wenda niba za Amerika zigira ibyo bita imidugudu simbizi, akarasa abaturage 3 cyangwa 4, igihugu kimwambika amapingu kikamuhana. No mu bwami bw'Imana rero Bibiliya iravuga, umuririmbyi Sore aravuga ngo turi abasirikare b'umwami wacu Yesu, twogejwe mu maraso y'umwami wacu Yesu. Ngo kubw'ijambo rye dufite tuzabaho no mu rupfu. Abahanuzi n'abasirikare ba Yesu Kristo, twabarira nko mu mutwe wa special forces cyangwa se machinery, kuko na abantu bagomba kuba badatinya urupfu, n'abantu bagomba kuba baranesheje isi, kuko bo ibyabo ni mu kwizera, babaho mu kwizera, batungwa no kwizera, bavuga mu kwizera, kuko Imana yikubwira ngo nzakora ibi mu kwezi gutaha, ntabwo ubuze uko izabikora. Ushobora no kukwereka uko izabikora, ariko kenshi ntubuze uko izabigenza, kuko Imana yikora mu bumana bwayo, iragushora ukavuga nayo igakora ibyo igomba gukora. Umuhanuzi rero ni umusirikare mu bwami bw'Imana. Ntabwo umusirikare rero w'isi iyo agize karagiteri mbi, ntabwo igisirikare kigumamo, arasezererwa. Ariko mu Mana ntihabaho gusezererwa, ahubwo impano wahawe n'Imana iyo uzikoresheje nabi, Imana ikurindiriza umuriro w'iteka, igakomeza ikagukebura, ikagutumaho abantu, ariko igakomeza gukorana nawe. Ni ukuvuga ngo niho ijambo rivuga ngo nzahagarara ku bitugu by'abapfapfa nibwirira ubwoko bwanjye, kubera ko Imana si umuntu ngo ikwambure ibyo yaguhaye. Oya, Imana si umuntu ngo yivumbure. Oya, uzabona abahanuzi banywa inzoga kandi bakivuga ibyo Imana iri kuvuga. Uzumva abahanuzi bateraguye amadabana, ariko yajya ahantu yahanura ukavuga ati ibintu ambwiye nibyo. Kubera iki? Imana ntiyamwambuye ibyo afite, ariko uko abikoresha cyane, waraba icyapa kiyobora abagenzi aho bakwiriye kujya, kuko Minerval ijuru ryamutanzeho n'iryayihomba. Agomba gusohoza umugambi w'Imana ishaka, ariko wakazajya mu muriro. Niyo mpamvu biri ivuga ngo kuri uwo munsi bamwe bazavuga ngo mwami mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga amadayimoni mu izina ryawe, none kubera iki watujyana mu muriro? Ni abantu baziranye na Yesu yahamagaye, hanyuma bo bakadeviye umugambi w'icyo yabahamagariye, wakabihorera bagakomeza gukora bazi ko bakiri kumwe mu bugingo, ariko baramaze guta ubugingo kera. Yesu rero kuko atari umuntu ntabambura impano, kandi akeneye ko ubwami bwaguka, agakomeza kubakoresha, ariko bo bakaba ibikoresho by'imburamumaro. Ni ukuvuga ngo rero umuhanuzi uko akwiriye kwitwara mu gutanga message, agomba kuba ari umuntu ufite discipline kandi afite ubwenge bw'Imana. Iyo utarahabwa ubwenge bw'Imana, itonde. Njyewe ntangira guhanura ubutayu bwari bukemewe, nari mvuye mu Badiventiste munsi wa 7, numvise ijwi ry'Imana, nanazi ngo ni Imana, ariko yo iranyibwira. Yesu aranyibwira, arambwira ngo ndi Kristo uwo wanga gukorera. Nase ko ngukorera mu Badive, arambwira ngo oya, uzaba umuhanuzi, uzaba umushumba muri bariya wita abasazi. Abarokora nabitaga abasazi, kunaye naratojwe ko iyo bari kugira gutya ari imyuka y'ikuzimu. Naye narabwiye ko Imana yavugiye muri Bibiliya byarangiye, ariko aho maze kujya ntanga ubuhamya, n'Abadive benshi bamaze kumpamagara bakavuga ngo dukora iki. Nk'aba rero mugumaho mwahamagawe muri, ariko mumenye ko n'Imana ivuga, mushakashake ijwi ry'Imana, mumenye aho isigeze. Imana rero imaze kumvugisha, mu by'ukuri ntabwo naje kuri kamera, nahise mpabwa umwuka wera w'ubuhanuzi, ntangira guhanura. Nakora ku muntu nkabona indwara irakiza, ariko ntazi ibinkoresha, nava no mu mwuka nkibaza save, ubundi ibi bintu ni ibiki? Ndakirwa mu itorero rya ADPR mu Rukiri ya mbere hariya hepfo, hanyuma ntangira kubona uko impano z'Imana zikora, ndigishwa igice. Nari umudive narabatijwe, baranyakira nyuma y'amezi 6, banatinze nge kunyakira kuko ntabwo bumvaga uburyo umudive ahindutse, byari bigoranye muri icyo gihe. Hanyuma ntangira gutyo, nkajya numva ijwi rimbwira ngo bwira uriya gutya, nkamubwira ati nibyo. Nkaza kumenya ko Imana iravuga. Imana inkura aho ngaho, nanone irambwira ngo nkwimye buri kimwe, ngiye kugutoza, njya kuba mu buvumo bw'igahanga.
ntagira guhanura ndi mu buvumo, ubwo ndi gutozwa n'Imana uko bahanura. Nahanura ibintu bitari byo cyangwa se mvangiwe, nkumva ijwi rimbwira ngo no. N'abahanuzi bakuru nkabagisha inama, nabonye ibi n'ibi, bakambwira uko mbitambutse. Sinari nzi pusi isobanuye iki mwiyerekwa, sinari nzi ikimbwa isobanuye mwiyerekwa, sinari nzi icyo imbeba isobanuye mwiyerekwa, ariko nagiye mbibwirwa n'Imana n'abahanuzi bambanjirije mu muhamagaro. Rero umuhanuzi w'Imana agomba kubanza gutozwa, akamenya iki ibintu bisobanuye mu mwuka, aho bitangirwa n'igihe bitangwa. Tubona abahanuzi benshi kuri social media baza si rimwe si kabiri si gatatu, agatunga intoki, wenda reka nkoreshe wowe Edouard n'urugero, ngo wowe oya niyo yaba ari Imana intumye ntabwo byemewe. Ni nayo mpamvu leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda ntabwo ari byiza gutesha agaciro ikiremwa muntu. Umuntu ni umunyagitinyiro, mu itegeko nshinga iryo tegeko ririmo, n'iryo hame ririmo, umuntu ni umunyagitinyiro. Iyo uhanura rero ni ukwitonda, ntabwo iyerekwa ryose barijyana kuri kamera, no, kuko kuri kamera za Illuminati irimo iratureba, Freemason barimo baratureba, abapfumu bakomeye barimo baratureba. Nitumena amabanga y'ubwami bw'Imana mu bapfumu, ese birahesha Imana icyubahiro cyangwa birica ubwami bw'Imana? Ntacyo byungura ubwami. Ukiraho noneho nuza ukantunga urutoke kuri kamera kuri jewe. Yego. Ese ubwami bw'Imana burubakitse cyangwa burasenyutse? Burasenyutse. Kubera ko impamvu Dawidi muri Israel hariho umwami Sawuli abantu benshi bakunda kumufata ngo ni mubi. Ntabwo Sawuli yagiyeho ari mubi, yagiyeho Imana yamutoranije, yabaye mubi nyuma. Kubera ko Abisiraheli bagenderaga ku ijwi ry'Imana biciye mu kanwa ka Samweli, Imana igatuma Abisiraheli ngo niba mwari guca ibumoso muca iburyo. Hanyuma igihe kiragira babona ukuntu andi mahanga ayobowe n'abami bicara ku ntebe. Hanyuma Abisiraheli baravuga ngo ariko wa muhanuzi we turarambiwe, ntabwo dushaka natwe kuyoborwa n'umwami tutareba. Ibyo bintu uzutubwira ngo yavuze ngo ducaha, ntabwo tubishaka. Turashaka umwami nk'uko yandi mahanga afite umwami. Rwose ajye yicara hariya aducira imanza. Ibyo bintu byo kuvanga Imana iri hejuru ngo nituyireba kandi ubona abandi bafite abami bajya kuregera. Samweli arababwira ati ariko ibintu muri kwanga nibyo bizima, kuko mwe muri ubwoko butuye ukwabwo, muri abantu batoranijwe n'Imana, abana b'Imana, urubyaro ko kwa Aburahamu. Ntabwo mwe muri bari Bafilisitiya n'Abamowabu n'abandi. Barabyanga Abisiraheli. Icyo gihe rero Samweli agiye gusenga ari kurira, Imana iramubwira ngo mukozi wanjye byihorere, ntabwo bano bantu ari wowe banzi, ni njye banzi. Imana rero ibaha umwami bashaka, ariko igira ngo ibereke itandukaniro ryo kuyoborwa nayo, ry'uko bayoborwa nayo cyangwa bayoborwa n'umuntu. Agiyeho rero arayobora, igihe kigeze aradeviye umugambi w'Imana, yishyira hejuru, akora biriya byose, ingoma yisoza nabi. Ariko itaravaho, mwibuke Dawidi niwe nashaka kuvugaho. Dawidi ari mu ishyamba, umuhungu wo kwa Yesayi. Hanyuma Imana iravuga ngo niboneye umutima wanjye ushaka kandi azakora ibyo nshaka. Hanyuma Dawidi yararagiye, hanyuma itegeka umuhanuzi kujya kwimika umwami mu cyimbo cyande cya Sawuli, cya Shawuli cyangwa Sawuli. Umuhanuzi agenda ntabwo yagiye mu bupfapfa, kuko yagenda mu bupfapfa yari guhita apfa. Natani yatagenda mu bwenge yari gupfa. Ni ukuvuga ngo ubwami bwose, Bibiliya iravuga ngo nta mwami utwarira inkota ubusa. Turi kugendana. We yaravuze ati ndabigenza nte kuntumye kwimika umwami mu cyimbo cya Sawuli kandi akiriho atarapfa. Imana iramubwira ngo ugende uvuge ko ugiye gutambira Uwiteka igitambo, utware n'intama. Uwo ni Samweli. Ubwo nuvuga ngo ni ubwenge bw'iki? Bw'Imana. Ubwenge bw'Imana. Imana iguha uko utambutse ibintu kandi bikagera ku mugambi Imana ishaka. Aragenda yimika David, amwimitse nta nubwo Dawidi yahise yihuta ngo abwire Sawuli ngo va ku ngoma nimitswe. Oya, nibyo rero abahanuzi bari gukora muri iyi minsi. Ukabona umuhanuzi arahaguruka ngo ngiye ngo apotere runaka ngo ndamwanga, ngo cyangwa ngo Imana ya muntu mye. Oya sha, ntabwo ari uko.
ntabwo ari uko umuntu yavuye ku rwego rwa mwarimu abapasiteri uhari ajya kuba revera uhari aba bishope uhari aba apotere. None wowe niba uri umuhanuzi wavuye ku Mana ukwiriye kuba ufite ubwenge bw'Imana bwo gutumwa kuri uwo muntu Imana yashyize kuri urwo rwego. Bitabaye ibyo twabona n'abahanuzi bari kurira indege bajya muri Amerika cyangwa ni Roma bari gutunga intoki papa cyangwa bari gutunga intoki perezida wa Amerika. Ntabwo Imana yakuntumye wowe oya wacika amaboko. Imana yigutuma abahanuzi bakwiriye kuba bafite ubwenge bw'iki bw'Imana, kandi ubwenge nta handi baruburahura ni mu masengesho. Ubwenge nta handi babukura ni mu ijambo ry'iki ry'Imana. Ugomba gusoma ukamenya abahanuzi batubanjirije bitwaraga bate. Umuhanuzi wirirwa yirukanka umuhanda wose atazi yava niyajya, ugomba kuba uri ahantu uri kumwe n'iki n'Imana iri kuguha amakuru. Kandi noneho ufite n'abantu iyo ubonye impano y'Imana, iyo ubonye impano y'Imana ninde yakureze? None se utakuvuga noneho uhita utangura ugenda mu mazu uhanurira, ugenda hirya no hino wirwa mu butayu uhanurira abantu, nta muntu yakureze. Ntabwo bibaho. Unuvuga umuhamagaro wose ugira umuntu urera. Impano yose igira umuntu uyirera. Iyo umuntu atarezwe neza no mu buzima busanzwe, iyo umwana atarezwe niyo abaye n'umuyobozi abikirumbo ni ukuvuga ngo nibo Bibiliya yo ibivuga mu mvugo nziza ikomeye. Hari abo bita ibicamuke. Umuntu w'igicamuke ntashobora kumvira inama y'umushumba. Kandi abashumba bose aho bava bakagera baba bafite imikoranire n'inzego z'iki z'ubuyobozi. Ikindi baba bazi amategeko icyo avuga. Ese iyo duhanuye ibi mu rusengero bimarira iki Abanyarwanda? Byagira iki ingaruka ku itorero? Byagira ingaruka zihe ku itorero? Ku itorero yego. Ni ingaruka nziza ni ingaruka mbi. Ariho mbwira abanyamadini igisubizo si ugicecekesha abahanuzi, ahubwo niba umuhanuzi ananiranye mu itorero nacibwe mu itorero. Niba mwaramugiriye inama abigicamuke ayo mavuta yangarane nibyo biri kuba ku bahanuzi. Kandi ijya witonda no kwakira abantu hano batagira ahantu babarizwa, kuko araza agasandaguza ibintu byose. Hano isi yose biri kureba umuntu. Ubu ndi kuvuga mbona umukameramani hariya, nawe umunyamakuru, na mwene data wundi uri bugeho nyuma yanjye, na kamera yonyine, n'aya meza n'intebe. Ariko mu kanya nurekura iki kiganiro, isi yose n'abantu bari za Dubai baraba bari kumva ibyo ndi kuvuga. Ni ukuvuga ngo rero umuhanuzi agomba kuba ari mu yandi maboko amurera. Dore rero abahanuzi impamvu badakunze kwemera kurerwa, iyi mpano ni impano iremereye. Iyo yakiriye uba wabaye undi muntu wundi ugendera hejuru y'ibindi biremwa, kubera ko uhishurirwa iby'abandi batabona. Ni impano ishobora kuguteza ubwibone bukabije utabaye maso. Ni impano ishobora gutuma wishyira hejuru utabaye maso. None ugahita utandukana n'Imana. Kubera ko ubwibone no kwishyira hejuru nibyo byakuye Satani ku ntebe yarari. Igitondo kimwe niba ari igitondo, niba ariko mu ijuru ntibwira ntibunacya, ni ikigereranyo ntanze. Satani yararamya Lucifer araramya. Abana Imana iba yicaye ku niba yanezerewe. Atariko rero ukwiriye kuva kuri iyo ntebe nkayicaraho nanjye ukajyamo hari ukaririmba nibura nawe n'aba baririmbye nanjye bakandirimbira nkumva uko bimera. Ubwibone buramwatatse, Satani agiye kuvogera icyubahiro cy'Imana. Uzumva abantu bahamagara kuri televiziyo ngo ngwino ndagukoraho ukire. Oya, ni ubwibone ubwo. Ngwino Yesu aragukoraho ukire, icyo akoze ashobora guca muri njye. Ubwibone rero kuko aribwo bwakuye Satani mu ijuru n'icyubahiro, nibyo bintu bimara abahanuzi. Kubera iki? Iyo wakiriye impano y'Imana, menya ko iyo mpano atari yawe, ni iya Kristo. Kandi unamenye ko wayiguhaye hari abandi benshi yatambutseho. Urukundo yagukunze ukwiriye kuruha agaciro. Impano y'Imana rero umuhanuzi wese akwiriye kuba aca bugufi. Wari wampamagara nkagutuka? Oya. None se ndi mu rwego rutoya rwo guhanura? Oya. N'abahanuzi bakomeye mu gihugu bahanuye muri za 96 na 7
barandeba bakavuga ati wowe tugushyize mu bitabo by'abahanuzi bakuru muri iki gihugu kubera iki aba yagenzuye ubwenge bw'Imana message dutambutsa na discipline tuyitangamo aho turi kugongana n'itegeko shinga twaratojwe rero nukuvuga ngo ubwibone iyo ubugize ya mpano y'Imana ntikora nk'uko Imana ibishaka ahubwo wowe utangira gukora uko ushaka nibwo uzumva umuntu akubwira ngo mbere yuko ngewe nzaho ngaho banza umbwira hariwe yasanga ari Cyangugu ntajyeyo yasanga ari mu majyepfo ntajye kuvuga y'ubutumwa bwiza ubu dufite abahanuzi hano mu mujyi wa Kigali adashobora kujya mu ivuga butumwa ryo mu ntara nese urumva yari Imana umwuka w'abadayimoni w'ubwibone aha ukiraho hari n'abahanuzi adashobora n'umuntu amuhamagaye ngo azi ko akenye atagira ubushobozi ataje kumusengera amubwira ati genda gwaye wa mukozi w'Imana cyo kansengera nenda gupfa atajayo kubera amahembe aranyishe kubera azi ko atari umuhitiki ntabwo ari bujije ariko mu ngo z'abakire birigwayo yego bavuga ati Imana yaravuganye natwe tuzicara n'abakomeye naho kantu ufite n'imirongo yo muri Bibiliya ariko ni bwabo bitwa turavuga uburyo bwo kudatozwa gutozwa aho ikibazo kiyari abashumba mboneye aha gusenga everyday ngiriye amahigwe kuba mfite umurongo mvugiraho abashumba muteze amatwi gusenga every cyangwa kukene biganiro bya gusenga everyday mutoze abahanuzi mu matorero mufite mu batoze mubereke umurongo bagomba kugenderwaho mubereke ibintu uko bagomba gutwara ubuhanuzi n'ingene abahanuzi bagomba kwitwara n'ahandi yo nimutabayobora barabicemuke kandi bagatukije iki umurimo w'Imana ujye ubabona kuri za cano ngo wayo madini ngo musohoke mu sesha urasohora abantu b'Imana urabajana he abantu babasorojana mu wirirwa wiruka mu buvumo wirirwa wiruka hanze urinzerereze je nemeye kuba igitambo cy'abandi bashumba mu ntera amabuye kuko ntimwambasha nyine ikirere mpagazemo cy'ubuhanuzi ntabwo muri bukibasha wowe uravuga uti abantu nibave nibasohoke mu rusengero ubajana he urabajana he ni he mu nzu y'Imana iyo umuntu apfuye turamuherekeza tukamushyingura kuko twarabyereje mu nzu y'Imana ni famiye ni umuryango umuntu ararwara akabona abamusura mu nzu y'Imana umuntu agira ubukwe bakamushyingira bakamushyigikira yaba aririmba muri korari bakamutwerera wowe wamuhanuzi iyo ubwiye abantu ngo nimuve mu nsengero ubu bajyana he mu nzu y'Imana uhagera ubabaye ugataha wishimye niho twabohokeye twese uzi ufite umutwaro ugataha umutwaro wakuvuyeho urawutura bakunda kwitwaza ngo habamo ibigerage none se muragira ngo ahantu hari ubutunzi satani ye kuharasa banke yose irimo ubutunzi igomba kuba haba securite n'abajura bashaka kuyibamo kandi ikindi ahantu hari umuntu urenze umwe babiri batatu bane nta kuntu habura n'ibibazo none umuririmbyi yaririmbye araririmba ngo nta hantu hatagera umubisha yes nta bibi twabihungira ntaho twabihungira nta hantu hatagera umubisha ariko iyo turi mu nzu y'Imana twumva ijambo ry'Imana Bibiliya iravuga ngo iyo bateranaga bavuganira ibitabo by'ijuru byarabumburwa ni ukuvuga ngo dusabe abashumba bagenzi banjye ni mutoza abahanuzi b'Imana twe kongera kubona abantu kuri za YouTube bari guhanura ibintu bidafite ubwenge bw'ijuru aha ngaha isi yose iri kureba kuko ibihugu byose bari kuba bahanuzi bo mu Rwanda ni kuri abameze ugasanga n'uwagatumiye abantu bo mu Rwanda ngo bajye mu mahanga kuvuga ubutumwa bwiza batera niba abahanuzi batagira ubwenge niba abayisikoro kubera iki niba urajya muri Amerika biragusaba ko niba uhanurira umuzungu ni umuhanga ni umunyabwenge afite doctora cyangwa se masters muri mu mpamyabumenyi zitandukanye mu byiciro bimwe cyangwa ibindi iyo uvuga n'ubwenge arakubona niyo uvuga n'ubucucu arakubona so kamubonaho ibintu runaka wenda urugero imugutumyeho ngo ave mu myuka wenda mibi wowe ugahita uvuga ngo wowe ashaka kugukubita urushyi agira ngo wasaze cyangwa agahita ukabubyuye kamere yari muri cyangwa ukabubyuye kamere agakura agapisto hano akakurangiza kuko muri Amerika gutunga imbunda biremewe bitewe n'urwego uriho rero dusabe abantu b'Imana abapasta reverend abashumba abaposo ntihabeho gahunda mu nsengero zose zo gutoza itorero nkoraramo abahanuzi bose baratozwa iyo umuntu
ari umuhanuzi ntiyemere ko mutoza uko agomba guhanura n'uburyo agomba gutangamo mesaje yego ndamuca kuko ntabwo aba ari umuhanuzi aba ari umupfapfa kuko biravuga ngo ubwenge bw'Imana ubwenge buturuka ku Mana cyambere bwemera kugirwa inama yes bwemera guhugurwa niba uri umuhanuzi wemera guhugurwa wemera guca bugufi iyo umuntu akuyoboye wemera kumvira hari n'igihe umuhanuzi avuga ati jewe mvugana n'Imana uvije ry'Imana akafata umushumba ntajwi ry'Imana yumva urumva ako kantu ubuyobe kubera iki kudatozwa ashaka kuba atumva ijwi ry'Imana atari umuhanuzi kuko umushumba si itegeko ko aba umuhanuzi biravuga ngo bamwe yabagize kuba intumwa abandi abahanuzi no ngo ariko izo mpano zose ziruzuzanya mu nzu y'Imana mu nzu y'Imana izi ntoki ni zingahe mwabahanuzi nimwe turi kuganira n'eshanu hari urutoki rureshya n'urundi oya urunguru rureshya ukwarwo urunarwo rureshya ukwarwo urunarwo ni musumba zose urunarwo rureshya ukwarwo urunarwo rureshya ukwako abahanuzi mu bireba ariko izi ntoki zose ntabwo akangaka kamwe ubwo ni uwo muhanuzi umwe katora ino telefone urabona bitananiye ntibyashoboka byananiye n'aka nikayitora byananiye n'aka nikayitora n'aka nikayitora n'aka nikabishobora ariko ngize gutya izi zibaye ebyiri telefone irazamutse noneho ngize gutya ndayifashe ku buryo nta mujura wayinyamura bivuze ikirere ibi mu nzu y'Imana no mu bakozi b'Imana uko izi ntoki zitareye zitanakora ibintu bimwe uru rwambara impeta sibyo hari n'urujyaho impeta y'umuntu wapfakaye n'izindi zifite icyo zishinzwe ni nako mu mpano z'Imana abakozi b'Imana bameze uyu ni umushumba mukuru w'itorero ashinzwe kuvuganira ubutumwa bwiza mu nzego za leta bwite turi kugendana hakwaduka ibintu wenda bavuga batese abanyamadini n'amatorero ubundi iki kintu tukigendanire mu gute kugira ngo n'igihugu cyacu n'abanyarwanda bagubwe neza uyu ni ugomba kujya kuvugira abakristo ari we muvugizi mukuru w'itorero hanyuma aba bandi ni abavuga butumwa abapasiteri bamwungirije buretse soze kano abapasiteri bamwungirije abaririmbyi n'abandi mu zindi nzego amabwiriza yose baraza kuyakura ahangaha kubera iki arababwira ibintu bitari butume bagongana n'inzego za leta kuko itorero rya Kristo ntiri gukorera mu kirere riri gukorera ku butaka riri gukorera ku isi ngushikiye ngaho umukozi w'Imana noneho uyu muntu ni Imana yabahaye niwo Imana yabahaye ngo abarere nk'uzababazwa mu Baheburayo 5 guhera ku murongo wa mbere havuga ngo umutambyi mukuru ngo yashiriweho gutambira ibitambo by'abandi no kwitambira ibitambo byo kuko nawe agoswe intege ariko biravuga ngo ariko uwo muntu uzomutambye ntabwo ngo yihamagawe nk'uko Aroni atihamagaye ngo yahamagawe niyamubwiye yamuhamagaye ngo nuko na Yesu ngo atihamagaye yahamagaye niyamubwiye ngo uyu munsi ndakubyaye ngo wicare munsi y'ibirenge byanje ni nk'uko rero uyu muntu bahagarariye uyu niwe ugomba kurera bano bantu agomba kubarera akabakuza akabaha amabwiriza bitewe n'aho isi igeze no kubarera ashingiye ku ijambo ry'Imana iyo rero aba bantu bose batumviye umuntu ubayoboye aba bantu barakenyuka mu buryo bwo mu mwuka ntibaramo barabemba hari kubemba bahita bemba benshi barabembye noneho tugaruke nanone kuko turakora mu rusyo dukome n'ingasire kuko ndi apotre kandi inkoni nahawe iriya nkoni nahawe niyo gukubita ariko ni niyo kugarura no kuvuga ngo uyu nawe aribo batwebwe uyu nawe mu gihe yigisha ibihabanye n'ubwami bw'Imana uyu nguyu abahanuzi bemerewe kumukebura ariko muri discipline mu buryo bw'ubumana ariko first icyambere kumusanga we nkawe kabiri kumusengera kugira ngo Imana ifate ubwenge bwe ibuyobore ku byo bo bashaka kuko umuhanuzi yerekeza ibitekerezo by'umuntu habishaka kubera ko Bibiliya iravuga muri Mariko ibice
Mariko 16:16 mugende mubaremwe bose mubabwiriza ubutumwa bwiza bemera bakabatizwa bazakizwa temera zacibwa iteka ryose ngo kandi ibimenyetso bizagumana n'abize ngo Yesu yahaye abigishwa be ubutware bwo guhindura ijambo guhindura rero abahanuzi benshi barashaka guhindura abashumba babiciye muri social media ntago bikunda musange nibyanga senga yirinda urebe ko ikintu ushaka kakora Imana itakimukoresha no kuvuga ngo rero uko abahanuzi bakwiriye kwitwara icyambere bagomba kuba bafite discipline kuko ubwami bw'Imana subwe amahane subwe imivurungano n'ubw'amahoro abanyepolitike bashobora kurasana ku isi imitwe y'iterabwo bishobora kurwanya ibihugu ariko mu bwami bw'Imana ntabwo ubwami dukorera ari ubw'ingumi n'imigeri oya mwibuke Yesu ari kumwe na Petero baje kumufata baciye ugutwi yaciye ugutwi k'umusirikare Petero Yesu aragufata gusubizaho uzi igisobanuro no kumubwira ngo iyi ntambara turwana hagari yo kurwanisha inkota hari abaremewe kurwanisha izo nkota ariko twebwe inkota yacu ni ijambo ry'Imana niba ubona umushumba runaka atari gukora ibyo ushaka fata ijambo soma icyanditswe ugisengere mupfukame wiyiriza ubusuvuge ngo aya mazina uri mu cyumbi wawe ndashaka ko iri zina rituyobora muri ibi nibi uri umuhanuzi buracya byakunze mu itorero kubera ko nawe yicaye ahantu Imana ibasha kugera hanyuma tugana ku musozo icya kabiri twavuze nuko umuhanuzi agomba gutanga message nawe yararezwe mugomba kujya mwakira abahanuzi ukamubaza usengera hewe afite adresse na Bibiliya hari ukuntu yenda ivuga ngo bazabaca mu masinagogi ariko nanone iyo ufite ubwenge bw'Imana hari uburyo ubana n'ingona uri intama Yesu yaravuze ngo mbatumye mu masega aryana ariko mugiye muri intama mugira ubwenge nk'ubw'inzoka ariko ntimuryane nka ese umuntu ari ku ruhimbi nawe utimanuka manukaho ntabwo bwari ubwenge no gupfa byakuviramo ibibazo bikomeye ndi guhugura abahanuzi nanjye ndiwe ariko wagiriwe ubuntu ndazamurwa n'Imana ubwo rero ibyo bintu byose bipfundikirwa n'iki ni ukubana na Kristo neza kwirinda icyaha n'igisa nacyo kuko iyo ubana na Yesu arakuyobora Yohana 14:15 haravuga ngo ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye niho nsoreje nanjye nzasaba data nawe azabaha umufasha wo kubana namwe ibihe byose ngo kandi ntibishoboka ko abisi bamuhaba ngo kuko batamureba ngo ariko mwebweho muramureba ngo kandi ngo azazaho muri ngo kandi ni uzabigisha kwitondera ibyo nasize mbabwiye ngo dore ndi kumwe namwe uhereye none kugeza ku mperuka y'isi amen rero abahanuzi bagomba kuba bafite aho barererwa n'umushumba wabo umushumba kabone nubwo yabaterekwa ariko yarabihawe uburyo yagiyeho bwose uri munsi y'amavuta ugomba kuyuba cyambona n'abantu ngo batumwe ngo kuba pastor ni muce mu nsengero muze tubaho ubututi muvuga ubwo butumwa bwanyu cyangwa muze mu office mutanga ubwo butumwa bwiza umuntu nakwima order akakwima rendezvous ushobora kwandika agapapuro kakajicisha munsi ya office ubutumwa bwawe urabutambukije nta rundi rubanza si ngombwa ngo ubyigane nguze hano kuri kamera ngo nabivuze ngo wowe wabitambukije yanze kukwakira andika agapapuro gashyire munsi ya office nakingura karukandagira ubwo niko akandagiye umwuka w'Imana uwo mwuka akandagiye uzamupeza uzamwereka aho uzamwerekeza guhemba nuko Imana no guhana nuko Imana nta muntu wemerewe kwihanira mu bwami bw'Imana ikindi abaca imanza ntabwo byemewe mu bwami bw'Imana guca imanza kuko Yesu Kristo ku munsi w'amateka ni uzacira imanza abazima n'abapfuye uwakumva ari umucamanza turamwohereza hariya turamutegera imodoka ajye nka hano kuri aya marimbi azura abantu anabacira imanza ariko niba atabishobora urubanza ni Yesu uzarusha Imana ibaha umugisha
tunasoza akantu ka nyuma unasoza twabwira abandi bantu atari abahanuzi, abandi bantu bakurikirana amakuru atandukanye bavuga ati ese abahanuzi, bavuga ati abahanuzi ati bose bameze uko byagenda kose haracyariho ibihumbi 7 bitarafukamira bare, haracyari abahanuzi bakiri mu murongo w'Imana, haracyari abahanuzi bagikora iby'Imana ishaka, haracyari abahanuzi bataratambika ibirenge. Unasoza wasuza ubabwira iki abantu bakurikira itangazamakuru ku mpande zine z'isi? Mu gisata cy'abantu bakurikira social media, itangazamakuru muri rusange, radio, televiziyo, channel n'izindi mbuga nkoranyambaga, Instagram n'ahandi, na za Facebook n'ibindi byinshi, mukakiriraho ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, ariko mukaba muri gucanganyukirwa kuko mudafite kumenya abazima n'abapfu. Izi mpaka zahozeho na kera no mu isezerano rya kera, muri Salomo aca urubanza rw'abagore babiri, umwe ati umuzima n'uwanjye, undi ati umupfu n'uwanjye, n'abandi bafite amadini nabo bamwe bavuga bati hano turi abakera, abandi n'inzaduka n'ibiki byose. Ibyo byahozeho na kera, ariko umurongo mwiza wo kumva no gusobanukirwa nuko twavuga icyambere ko muri kino gihe iki duhagazemo. Mbere yaho urabyibuka ko twagiye duhanura ko hahagurutse abahanuzi, yego Imana yihagurukirije, yatangiye kubikora, narabibonye. Iyo umuntu w'Imana yicaye hano kuri kamera cyangwa se ari kuvugira kuri radio cyangwa n'ahandi ku mbuga nkoranyambaga, uramukurikiye uri hanze, ikihutirwa si ukumenya ubuhamya bwe, kuko ubuhamya bwe ntiwabumenya ako kanya kuri muri Amerika na wari i Burundi cyangwa ari mu Rwanda. Ikindi ntabwo ikihutirwa ari ukushaka kuhinyuza ibyo ari guhanura, ahubwo wowe ibyo ahanura bigenzuza ijambo ry'Imana. Aha ndavuga ku ruhande rw'abakira ubutumwa, bagomba gusoma nabo ijambo ry'Imana, kuko nibadasoma bazayoba. Icya kabiri nuko icyo bagomba kumenya nuko hakiriho ibyo bihumbi 7 bitarapfukamira Bayali, kandi ndi kugenda mbona ko ibyo Imana yadutumye kuri izi kamera kubwira abantu ngo bihangane, hagiye guhaguruka abantu b'Imana. Imana yatangiye kubishyira mu bikorwa. Ngira ngo usigaye ukurikira social media, hari agahindiri karangiye, hari agahindiri kari kugenda karangira, ubona ko abantu batangiye kumenya noneho bimwe bari barariganijwe. Ikindi wabonye benshi bari kwatura bavuga bati twakiraga ibihumbi za 300 ngo tuze dusebya, twabigenzaga gutya. Imana iri kugenda ihishura abo kuri nabi binyoma. Aka kazi n'ak'Imana rero saka umuntu, kuko ukurikira nawe ashobora kutabimenya, ariko icyo yagenzuza ni ukugenzuza Bibiliya, ijambo ry'Imana. Ubuhanuzi bwose bugenzuzwa Bibiliya. Niba umuntu avuga ubuhanuzi ariko atavugamo Kristo Yesu wamutumye, ni cyitonderwa. Umuntu ashaka kuvuga mu izina ry'Imana, Imana ni nyinshi. Hari abantu bafata icyo giti bakakigira Imana, hari abandi basenga imana za kera, hari abandi basenga imana z'ibibumbano. Rero hari n'abandi bajya kuzana imana zo muri envelope zirahari. Imana ni nyinshi. Umuntu wese uhanura agomba guhanura mu izina rya Kristo Yesu wapfuye akazuka. Yego. Umuntu rero udukurikira uvuga ati abahanuzi narabahaze, yego birashoboka kubera ko barakuvangiye kandi uri umuntu, ariko turakubwira ko nanone ongera wizere Kristo. Haracyariho ibihumbi bitarapfukamira. Haracyariho abantu bazima. Dusengeye abantu benshi barabohoka. Edouard, sinzi niba bataraguhaye ubuhamya. Dusengeye abandi bayoboza Imana inzira kandi babona inzira nziza, n'abandi bakira za kanseri mu izina ry'uwo Kristo Yesu, atari twe ari Kristo bidukoresha. Duhanuye ibintu byinshi hano imbere y'itangazamakuru birasohora. Rero umuntu wahakana ko abahanuzi batakiriho yaba ari kubeshya. Baracyahari. Hariho abamama benshi bari guhaguruka, barahari rwose, bagifite umurongo barimo neza cyane rwose. So rero kuvuga ngo twabwira abakristo, intore z'Imana, mukomeze mukurikire message. Uyu ni umurongo mwiza Imana ibitanze wo kugira ngo abantu bumve ubutumwa bwiza, ariko bumve n'ikimana itekereza ku bantu bayo. Rero ntimugahinyura ibihanurwa, niko birivuga, ahubwo byose mu bigenzuza ijambo ry'Imana. Yego. Ariko kubera turi mu gihe cy'ubuhenebere, umuntu arashaka kumva iby'Imana ivuga adashaka gusoma ijambo, azayoba. Rero uwo nta kundi twamugira, kuko abahanuzi b'ibinyoma bo ntibenda gucika. Ni Yesu uzaca urubanza.
Yes. ubuhanuzi bwa gusohora Yesu yavuze mu buhanuzi nuko abahanuzi azaba benshi abahanuzi b'ibinyoma bazagwira bazaba benshi ariko ntibivuze ko hatariho abazima Yego. ariko abo bazima bafite discipline Yego. nk'ubu kunsanga mu ngo z'abantu ngo ndimo ndahanura biragoye iyo umpamagaye ni ku icaci iyo ntari ku icaci turasengana kuri telefone iyo tudasenganye numva umwuka nyobora mu bindi ndabubwira andika message icyifuzo cyawe n'amazina yombi niba ari by'Imana imishuriye nka kwihamagarira rero abahanuzi b'ukuri muri no minsi ntabwo bagipfa kugenda Imana itavuze ngo genda no kuko abibinyoma nibo birirwa baterura amateleviziyo y'abandi mu ngo z'abandi none nanjye ninirirwa muri izo ngo zanyu urasanga muntwaye muri iyo sanse umuhanuzi rero ukuragira ko yitwara agira character. Reka tugushimire muko tukubwire ngo Imana iguhumugisha kuba witabira ibiganiro bya gusenga everyday. Reka dushimire umuntu yarakurikiye ibiganiro byacu tuvuga ngo Imana iguhumugisha. Imana ugire ka tugushimire kandi ugiye gufata kino biganiro ukagishare ukagihereza inshuti yawe ukagisharinga mu magroupe cyangwa ku ma Facebook ku za Instagram cyangwa za Twitter yose kugiye kugisharinga kino biganiro nawe Imana iguhumugisha. Reka dushimire umuntu wakanze subscribe cyangwa ukoze sabone nawe ushobora kuba ubwa mbere ugeze kuri gusenga every tugusaba ukanda subscribe cyangwa ukora sabone ngo uzazubone ibiganiro byacu bitakugoye. Ikiganiro naho ubutaha mukozi w'Imana utange nimero unasoza usenga Imana. Bo reka tugushimire mukozi w'Imana Edouard. Hari n'abantu bo hanze bajya bambwira ko uri umunyamugisha abantu baragukunda nawe tuzacika intege hamwe na gusenga everyday ubereye umugisha abantu benshi cyane benshi kurenza uko wabitekereza. Hanyuma abafite yerekwa banashyigikire channel yawe nyine yaguke igira imbaraga nyinshi kugira ngo ibashe guhangana n'aya macano mbona asa naho akerewe n'umwanzi. Imana ibaha umugisha kandi ndabatumikiye abari barabinsabye turanabashimiye namwe. Hanyuma nari maze igihe naboneka ariko twabonetse kugira ngo tubwire abantu igihe uzajya unkenera ndahari warabibonye ko narahiriye gukorera Imana mu ijoro n'amanywa. So reka rero dutange nimero zacu za telefone ariko kandi niyo nimero iri aho ngaho muyihamagaye umukozi w'Imana yabangezaho ntacyo bitwaye ariko reka tuyisome ni 078 02 89 885 078 02 89 885. Ukeneye inama, ukeneye gusengerwa, ukeneye kubatizwa, yewe hari n'abafite za mariage bakeneye gushyingirwa uramamagara tukaganira nkumva ko wujuje ibisabwa nkakugira inama. Imana ibaha umugisha reka dusenge. Mana urakoze kubw'ijambo ryawe. Ibi twavugaga ntabwo ari iby'ubuhinzi n'ubworozi nubwo nabyo ari byiza. Twavugaga iby'ubwami bwawe nuko abakozi bawe bakwiriye kwitwara mu butumwa ubaha. Ndasabira ubwenge umuhanuzi wese uhagaze mu gihugu cy'u Rwanda arimo ahanura mu gihe gikomeye kandi kigoye. Reka imbaraga z'umwuka wera zimuzeho cyane. Ndasabira umwuka w'ubwenge abahanuzi. Ndatesha agaciro imbaraga zituma ubwami bw'Imana busenyuka. Mu izina rikomeye rya Yesu urinda abakozi bawe mwami ubaha imbaraga zawe. Ubwenge mvajuru bubamanukire kiganza cyawe kibururukeho kandi ubarinde imbaraga mbi z'ubugambanyi bw'ababagambanira. Ndategeka imyuka ibananiza, ndategeka imbaraga zibananiza ngo zitsindwe mu izina rya Yesu kugira ngo umwuka wawe akomeze kugendagenda muri iki gihugu ndetse no mu mahanga yose abantu bahindukire bamenye gukiranuka kw'Imana. Urakoze ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo usabye twizeye, amen. Shalom. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.